Yari mu beza mu ishuri rya kaminuza bigagamo. Abasore bamwe bamushyiraga ku mwanya wa mbere. Ni wa mukobwa aruzi ubwiza bwe, azi ko abahungu bose baba bamushaka cyane. Nawe ntiyavugaga menshi ku basore, kandi bamwe bacaga amazi, akaba atatinya no kubasuzugura mu ruhame mu gihe babaga bakoze igikorwa yafataga nko kumumenyera. Urugero, wenda nk'umusore akaza akamukora ku rutugu uko yiboneye, yamwukaga nabi bikomeye. Kubera ubwiza bwe budasanzwe, abanyeshuri bose bamushegera, ari we bahoza mu biganiro. Hanze y'ikigo naho bamuzi nk'umukobwa mwiza wa mbere, byatumye bamuhimba amazina yahuzaga ubwiza bwe no kwamamara. Bamuhaye bamwe mu bahanzi bakunzwe ku isi, birangira rimwe rimuhamye, cyane ko byari binazwi ko baba ari abakire. Iryo zina ni Beyonce. Iyo umuntu ahamagawe izina kenshi agira agasa naryo. Nawe yari Beyonce koko, imiterere, imyitwarire, kuva mu muryango ukomeye no kuba yarakundwaga bihura n'iryo zina ry'akabyiniriro. Izina ryaragiye riramamara, bigera mu nkengero z'umujyi wari wubatsemo iyo kaminuza, rirambuka rigera n'iwabo ku ivuko. Yagendanaga n'itsinda ry'abakobwa beza gusa bo mu miryango ikomeye. Nta mukobwa wari ku rwego rwo hasi watinyukaga kuba yamugenda iruhande. Ababaga mu itsinda rye, gengo, bo basuzuguraga cyane abo barusha ubushobozi, bigatuma Beyonce yitirirwa ko ari we ubahagarariye. Mu ishuri bagiraga imyanya bicaramo, ku buryo hagiraga umuntu wicara muri umwe muri yo bakamusangamo, bamuhagurutsaga nabi nubwo bari kuba bakerewe. Abarimu cyane ko abenshi bari abagabo, kubangamira umukobwa mwiza nk'uwo byarabagoraga. Iyo yahuriraga n'undi muntu mu ikosa, uko ateye, uko yambara n'uko asa, byatumaga ikosa rimufata Beyonce ataraniregura. No muri uko guhagurutsa abantu mu ntebe, iyo yabaga ari umuntu ukanyakanya mu mibereho no mu ko agaragara, bamusabaga guhaguruka bamusekera, ariko baba babona ari hasi aciriritse, bakamutumura. Mu gihe abandi bakobwa bamwe na bamwe babaga hanze y'ikigo, abo bakodeshaga muri kaminuza. Niba abakobwa batari kwiteza guteka, inzara zabo nziza cyane ndende bazijyane mu bintu byo koza amasafuriya. Ikintu iryo tsinda ryakoraga ni ukwiga, kurya, gutembera, kuryama, hakubiyemo kwiyitaho byo koga, kwisiga no kwiyambarira imyenda gusa. Ibyo kumesa ntawe ari kubibabaza, bari bafite abakobwa bishyura amafaranga bakabamesera nta na kimwe basize. Uwo Beyonce rimwe na rimwe yakundaga kuzindukira mu ishuri akaza akabasoma note. Abandi banyeshuri bahitaga baza, gusa abasore bo bari babizi ko atari umukobwa wo kwisoresha uko babonye. Nimwaramutse bakikomereza, akigiriza cyangwa ntabikore, cyane ko yabaga yambaye ekuteri mu matwi. Uwinjiraga yashoboraga kwisoreza abandi, uwo ubwe cyangwa yaba ari kumwe n'itsinda rye, uwo muntu akabareka ntihagire n'ubitindaho. Umwaka wa mbere bawize batyo, umukobwa ari icyamamare mu buranga kandi atiteza buri wese. Gusa mu ishuri ryabo harimo umusore witwaga Lasette wari umuhanga cyane mu isomo rimwe bigaga, kandi niryo ryari rikomeye kurusha andi yose. Bageze mu mpera z'umwaka wa kabiri, Beyonce aramwandikira. Umusore wese yabonaga amwandikiye rero, nubwo yaba ari hayi yonyine, agafata screenshot akazereka abandi basore bose ko burya nawe arenze, ko na Beyonce atunze nimero ye. Yirengagije ko bari muri groupe imwe ya WhatsApp y'ishuri ryabo, aho kuyikuramo byari ibintu byoroshye cyane. Uwo munsi amwandikira, yamubajije amakuru nawe amubaza ye. Beyonce ati meze neza, arenze ati wazaje kudusobanurira se. Lasette n'ubwoba nubwo bwose yari wenyine, yanditse amubaza ati none se ni wowe nabande? Nawe ati njye na ba Momei, Dinayi na Line, wabyemera? Nawe ati ntari, wambwira umunsi n'ahantu. Beyonce ati nyine ejo saa 8 uzaze duhurire kuri iyi nyubako yegeranye n'amacumbi y'abakobwa, uzazane laptop iyanjye nta note zirimo. Lasette yabyumvise vuba, ubwo butumwa ahita bukwirakwiza mu bandi basore ati mani, wa mukobwa yanyandikiye ashaka ko musobanurira we na gengo ye. Nabo bati biri serious yakwandikiye. Uretse ubuhanga bwe, yari wa musore uraho usanzwe, utarahinduraga imyenda kenshi nk'abandi, nta mafaranga yigirira, ategereza yo kaminuza yabahaga kwifashisha ya buruse. Akaba umusore wari uzwiho kwicisha bugufi no kwitabira gahunda z'itorero zose. Kumvisha abasore bandi ko Beyonce ari wamwandikiye bwa mbere, byamusabye kwiyuhakuye. Gihamya ari za screenshot nawe ari kubyemera atazibereka. Mbere yo kugenda yarebye mu myenda ye yose, abona nta myiza wo kujya kwicarana n'abo bakobwa ngo batamuserereza yari afite, ariko yapfuye kwambara iyo bamubwiraga ko imubera, agakweto kagenda adashaka ko kajyaho ivumbi. Mu mutwe yabaga ari gusubira mu buryo ari buze kuba avuga, yitwara, kugira ngo bataza no kumucishamo ijisho. Si uko yifuzaga ko hari uwamukunda muri bo, nawe yari abizi ko bitashoboka, nta n'igitekerezo yari abifiteho. Ahubwo nuko yatekerezaga ko aramutse yitwaye neza, byamugira inshuti na Beyonce, kandi ibyo ubwabyo byashoboraga kumuha icyubahiro mu bandi banyeshuri. Icyakora nanone Beyonce yari inzozi za buri musore, yaramukundaga amwiyumvamo, ariko akabyikuramo kuko byari kwifuza bidashoboka. Yageze aho bari bapanze guhurira, ahageze asanga batarahagera. Yamwandikiye amubaza aho bari,
kuko saa 8 bari bahanye yari igeze. Nawe ati sha ndacyaryamye, ndaje mbwire bamume ituze, wazanye laptop? Nawe ati nayizanye. Beyonce ati ngaho dutegereze turaje ubu bisoma neza. Ubwo nawe so gusoma yarasomye atangira gushushanya mu mutwe ibyo bizongereza ibimukikije, ariko bisobanurira akajya yibona bari kumusubirishamo aho batabyumva, nawe agasubira inyuma akabibacengezamo. Saa 9 zageze abakobwa bataraza, saa 10 nazo zarageze, yewe saa 11 ziragera. Yari yarambiwe cyane, yatinye kongera kumwandikira amubaza aho bageze baza, kandi kuhagera nta minota 10 yari irimo. Icyari kigoranye ko ari kuzamuka muri etage bari kumusangamo mu igorofa ya 4 gusa. Saa 11 zigeze yamwandikiye amubwira ko amasaha yagiye. Beyonce nawe ati ariko kuki urambirwa vuba, turaje nawe. Agatima kazuye mu gitereko kuko yibwiraga ko kiraba ari igisebo guhabya abandi basore ngo Beyonce amwisabira ko bigana bahana gahunda ntanaze. Mu kanya gato yarebye hirya abona we na gengo ye birya cyane baje. Umwe yari kuza azunguza agakarita imbere ye nkuri kumuhongeza ubushyuhe bw'izuba, kandi hari saa 11 ryamaze gucika intege. Baraje uretse Beyonce wenyine, abandi ntibanamusohoza bicara ku ntebe. Uwitwaga Mumeya bari kumubwira ati tangira uheraho ushaka. Raseti so gusobanura uko yari yabirepese niko yabigenje. Yakomeje gusobanura hashize iminota 35 abona bose bunamye mu matelefoni, yibwira ko bari gukurikira muri note zabo. Ajye kumva muri telefoni ya Dinaye hasekeyemo babagabo babatembagara cyane mu mavideo barimo urwenya sekeje. Abandi bo kumubuza ngo bige bahise bamusaba ko abereka icyo abonye. Nakana kakinaga n'intama igatera umutwe mu nda, nako kakayirwanya bikarangira karize. Beyonce we ntiyahuruye, yakomeje kwirebera aho bari bageze asobanura. Abandi ibyo kuba bari baje kwiga barabyibagiwe, buri wese ashikazwa no kwereka mugenzi we ibyo yarebaga muri telefone ye. Raseti yarakaje ati ko mwaje ngo twige mwaretse tugasoza iyo modire. Mumeya ati mwebwe muri kubyumvara? Nabo bati twaba turi kubyumva se tukirebera comedy. Gusa Raseti asobanura neza tuzamutume turi muri mode yo kwiga. Dinaye ati nge nari ngifite n'ibitotsi nuko Beyonce yifuzaga kuhagira ngo Raseti bari bahanye gahunda atarakara. Beyonce ati mwana nge nari nkeneye kwigira kandi muri kuderanja pe. Rine we yahise abafatira umwanzuro arababwira ati nimuze tugende, azadusobanura muri weekend hakiri kare. Baragurutse, Beyonce asigara yicaye. Bageze imbere Rine aramubwira ati va tugende, hari umwana wiga mu wa 3 turadusobanurira nijoro. Yasezeye kuri Raseti baragenda. Raseti yazinze laptop ayishyira mu gikapu, ahagurutse ngo agenda abona Beyonce agarutse inyuma ari wenyine. Akimubona umujinya warazamutse aribwira ati abo bakobwa n'abanyagasuzuguro, sinshaka no kugira handi nzahurira nabo, cyane ko mu ishuri bicara hakurya ngicara hakuno tugasohoka twitahira. Yahise amanukira ku nzira yari imbere ye yigize nk'atari kumubona, ndetse aranamuhamagaye yumva ijwi rye araryirengagiza aritahira. Yatashye ari kumva yasuzuguwe, yisuzuguye ubwe, yibwira ati nakabaye natashye nka saa 10 gutegereza amasaha atarenga kuko bazane tunige. Yego wenda nabisubiyemo kenshi nk'umuntu ufite intego yo kubasobanurira ngamije kubibacengezamo, birangira mbimenye neza kurushaho. Yewe no mu kizamini sinzabyiga, ariko sibyo byari ku murongo w'ibyo nari gukora byonyine. Nishe gahunda nari mfitanye n'inshuti yanjye, nyemera ngo ndi kumwe na ba Miss ba karasi, none dore ibyo bankoreye. Umwaka wose barawurangije bagira mu wa 3 n'ahantu namwe yongeye guhurira nabo. Ubwo kandi umuco wari wa wundi, igengo yo baragendanaga, barabije abanyeshuri bigana nabo mu yandi mashuri nta muntu biteza. Ariko mu mwaka wa 3 Beyonce yatangiye kuvuga ko irya cyane akarenza urugero, kuko noneho yahoraga yambaye kuteri no mu gihe yabaga avugana n'abantu. Mu gihe habaga hari ubushyuhe mu ishuri, Mumeya, Dinaye na Rine bafataga amakayi yabo bakayamuzunguza imbere ngo abone akayaga, nawe akaba byishimiye, buri wese akabona ko yigize nk'umwamikazi wa gengo yose. No hanze hari ubwo babaga babimukorera, ni wa mukobwa kubona ari wenyine byabaga bigoranye cyane. Noneho nta munyeshuri yarakivugisha, yewe n'abakobwa bagenzi be ntacyo bavuganaga uretse bo muri gengo gusa. Mu gihembwe cya mbere cy'uwo mwaka hari umukobwa waje kumusura asaba uburenganzira bwo guca ku marembo ya kaminuza aza kumureba mu ishuri kuko aramubuza aho babaga. Uwo nawe yigaga muri kaminuza y'ahandi, yaraje kumusura hagera saa 10 kandi bari bizana nyuma ya saa 6 atabizi. Uwo mwarimu yakomezaga ibintu nawe asibaga ishuri ry'uko yishakiye. Yageze hanze aho bigaga bihorana nuko mwarimu yari yitahiye kuko yumvaga ananiwe. Yari yabigishije mu gitondo, saa 6 zuzuye aba isaha imwe gusa yo kuruhuka, saa 7 zitarengaho n'umunota umwe barakomeza. Kuko abaga yazindutse yamahaga amanota yo kuba yahagereye igihe, kandi abenshi bari bahangayikishijwe no kuzatsindwa isomo bakishyura amafaranga, bari banze kujya kurya bigumira mu ishuri. Abafite amafaranga ku ruhande bo bajya mu makantine no mu maresitora ya hafi. Kuba cyura saa 10 byarumvikanaga, nubwo isaba gutaha saa 11, cyane ko nawe yari yatangiye saa 7.
Uwo mukobwa wari uje kureba Beyonce rero akigera ku muryango, abanyeshuri babonye ubwiza bwe batangira gutangara buri wese ku giti cye, bareba hanze bibaza ishuri yaba yigamo n'icyaba kimuzanye kuryabo. Mwarimu yahise yisohokera maze uwo mukobwa nta gutekereza byinshi yinjira mu ishuri agana aho Beyonce yari yicaye. Bose baramubonye barahwera, yari mwiza ku rwego rwo hejuru. Umuyobozi w'ishuri wo wafata nka chef waryo ariko bita sepe muri kaminuza, yari umusore mwiza nawe ukundwa n'abakobwa kandi yubahwa cyane. Adatindiganyije yasabye uwo mukobwa wari winjiye kujya imbere akabibwira kuko bose bari bamufitiye amatsiko. Yifuzaga akabibwira mbere y'uko bataha. Nawe nta soni yagiye imbere abanza kumwenyura. Kumwenyura kwe byari ku rwego rwo hejuru. Abasore baratwawe batangira kwiyumvisha uko byaba bimeze aribo bari kumwe, ari kumwenyurira bari ahantu hihariye. Yaravuze, ijwi rye naryo ribakora ku mitima. Umukobwa yarivuze ati, nitwa Trice, niga mu yindi kaminuza. Beyonce ni mukuru wanjye, nari naje kumusura, ngeze muri hostel haba bambwira ko ari mu ishuri mpita nza kumureba. Icyabiteye kugira ngo tudahana amakuru neza nuko telefone yanjye yari yazimye. Munyihanganire niba nteje akavuyo ko kwinjira mu ishuri ryanyu, niwe nari nje kureba, mumbabarire kandi murakoze. Bose bakomye mu mashyi baturarenze, abandi batagira ikinyabupfura kurusha abandi bose. Bamwe bahise bamusaba n'udufoto kandi arabibemerera. Abasore bose bashigiye ku byo kwifotozanya nawe, usibye Rasete wari warakujije urwango yangaga gengo yose ya Beyonce. Kandi ibyo Beyonce yarabibonye ko mu ifoto bifotozanyije nka class yose watararimo. Abanyeshuri batashye nta yindi nkuru. Ibiganiro bigaruka ku bwiza bwa murumuna we, bati wowe babyara abakobwa beza gusa, bakabaye baserukira igihugu mu marushanwa ya ba Miss ku isi hose. Mu minsi yakurikiyeho Rasete yazindukiye mu ishuri yisanga yari uwa mbere. Akiryinjiramo na Beyonce yaraje. Babaye babiri, Beyonce yicara atanamusohoje. Ntiyari yanamurebye mu maso yewe, cyane ko yari yambariye kutere. Gusa nyuma y'iminota 5 yarikoroje ati, Rase, waje ukaba wicaye hano ukansobanurira aka kantu. Yaraje asanga atari isomo, wari umurongo wa Bibiliya yarasomye wo mu itangiriro uvuga ibyo kurya urubuto rwabuzanyijwe nuko Imana yirukanye Adamu na Eva mu busitani. Bamaze kuhasoma ataramubaza ikibazo kuri uwo murongo, bagenzi be baraje. Uwitwa Rine yararakaye cyane ahita mwukina bati, ninde wakuzanye kuri iyi ntebe? Mumenye nawe yahise abaza Beyonce ati, niwe wamusabye ko mwicarana? Beyonce ati, mumureke, njye wamusabye kuza kunsobanurira akantu ndi gusoma. Rasete ati, ntari bireka nigendere. Yagiye kwicara mu mwanya we, abandi bahita bakikiza Beyonce bamubwira inkuru z'abantu wasekeje bahuye nabo mu nzira, ngo bari umugabo n'umugore bashaka kurwanira mu nzira bagenda batongana, ngo bambaye ibirenge n'imyenda icitse. Icyari gisekeje ngo nuko n'abasazi babiri babana mu nzu. Gusa ako kantu kababaje Rasete, yibaza niba azakomeza kujya asuzugurwa n'abakobwa bitwaje ko ari beza, ko baturuka mu miryango ikomeye, nkaho hari icyo bimumariye nkaho bamutonze. Icyakora natekereje uburyo ki Beyonce yaramwizeye nk'umuntu wamusobanurira umurongo wa Bibiliya. Yishimiye ko nibura asoma Bibiliya akifuza no kwisobanukirwa, atangira kumubona nk'umwana mwiza ugereranyije na bagenzi be. Bagiye gutaha, Beyonce yamwandikiye ubutumwa amubwira ati, nshaka ko tuza gutandukana unsobanurira neza. Nawe ati, ntari. Noneho yirengagije ko bamuciye amazi kose. Yaragiye kubona kaza kwemera ku bandi basore bose biganaga ko yatahanye na Miss Beyonce. Mbere yo gutaha nanone, Beyonce yabwiye bagenzi be ko ari butahane na Rasete, ko hari ibyo ashaka kumubaza, maze bose bagenda batabyumva ukuntu yagendana nawe. Gusa bagize imbere ntibabitindaho kuko Denaye yababwiye ati, wasanga agiye kumubaza ugiye kumwandikira igitabo kuko igihe kiregereje. Kandi murabizi ko Rasete ari umuhanga, hari nubwo yamwitwaraho neza akazakimwandikira ku mafaranga make, ahubwo natwe tuzamusaba dufashe. Abandi banyeshuri b'abasore babonye Beyonce yanze gutana n'abandi bose atanye na Rasete bonyine, nabo batangira kwivugisha kubwo byatewe no kuba kwandika igitabo byegereje ashaka kumwiyegereza. Hari bamwe bamugiriye ishyari bibaza niba ari we waba uri umuhanga kurusha abandi bose ku buryo Beyonce yamuhitamo, agatahana nawe. Bamwe bagerageje kubinyuzaho ngo bumve ibyo baganira, babiyungaho bagendane, babone ihirwe ryo kumuvugisha. Beyonce yabona babagezeho agasaba Rasete ko baba bahagaze, abangabo bakabanza kurenga. Ndetse bahagaze ku marembo abanyeshuri bose bashira inyuma bagenda ari babiri. Yaramubajije ati, ko abantu bose babyibazaho cyane bakavuga ko urubuto bariye rutari urubuto rusanzwe, koko nuko baryamanye? Rasete yamusobanuriye yivuye inyuma akoresheje Bibiliya, atangira amubwira ati, abantu benshi bibaza cyane ku rubuto Adamu na Eva bariye, bakavuga ko ari ubusambanyi cyangwa imibonano mpuzabitsina. Ariko iyo dusomye neza Bibiliya, naho tubona handitse ko bakoze imibonano mpuzabitsina mu kwica itegeko. Icyaha cyabo cyari ukwica itegeko ryo kurya ku giti Imana yababujije, ni igiti gisanzwe. Yasobanuye mu itangiriro 2:16 kugera 17, aho Imana yahaye Adamu itegeko mbere y'uko Eva aremwa. Kuri uyu murongo yaramubwiye ati, bisobanuye ko Adamu yari afite ubushobozi bwo gukora icyaha Eva atararemwa. Birumvikana
ntiyari kugikora ari wenyine yaba icyo cyaha cyabuzanyijwe. Imana yamubwiye ko ashobora kurya ku biti byose byo mu busitani, ariko ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi ko atagombaga kugikoraho. Icyo gihe Eva yaratararemwa, kandi Adamu ntiyari abizi ko Imana izamuremera umugore. Ibi bivuze ko itegeko ryahawe Adamu wenyine, hanyuma akarisangiza Eva akimara kuremwa. Nyuma igihe Eva yaremwaga, Imana ntiyahinduye itegeko. Itegeko ryagumye uko ryari riri. Bibiliya ivuga ko yabanje kurya ari umwe, kandi n'imbuto nyinshi zo mu giti yafashemo, bivuze ko urubuto biterekeza ku bice by'umubiri we cyangwa ku bikorwa byo kuryamana. Nawe ntiyari kubikora ari wenyine ngo yisambanye. Ikindi gihamya ni uko yahayeho umugabo yamaze kuryaho. Ni ahantu handitse ngo icyaha cyari imibonano mpuzabitsina. Yongeye ati ikindi kandi Imana ubwayo yari yarababwiye ngo mwororoke. Ibi bibabwira hari n'itegeko ryo kutarya ku rubuto. Iyo biba icyaha, Imana ntiri kubategeka kororoka. Nta yindi nzira abantu bashobora kunyuramo ngo babyare batabanje guhura nk'umugabo n'umugore. Bityo rero ntekereza ko atari cyo cyaha, kandi ndabihamye. Beyonce yumvise atangiye guhuza nawe, aramubaza ati none se kuki amaso yahumutse bakabona bambaye ubusa niba koko bitari ubusambanyi? Rasete yamusobanuriye ko kumenya ko bambaye ubusa bitari bisobanuye ko bakoze imibonano mpuzabitsina, ahubwo byari ikimenyetso cyo ko bari bamaze kwinjira mu kumenya icyaha n'icyiza, bakagira n'ikimwaro. Bari bamaze kuva mu butungane bwuzuye, bagiye mu buzima bwo kwimenya no kumva bagize isoni. N'ubundi abantu bari bahumutse bakimenyera icyiza n'ikibi, ko bari bambaye ubusa bahise babibona nk'ikintu kibi. Nicyo kintu bari kubona bwa mbere, kuko imibiri yabo batangiye kuyibona neza uko iri, bikabatera isoni. Yashatse gushidikanya, aramubaza ati Imana yabavumye ivuga ko Eva azabyara ababara, bivuze iki? Ese si uko bari bakoze ibyari kuzavamo umwana? Niwe ati oya, ibyo kuryamana babikoze nyuma barirukanwe mu busitani, kuko biri aribwo ivuga ngo Adamu aryamana n'umugore we babyarana Kayini. Nyuma yo kubirukana, Imana ashyizeho abakerubi cyangwa abamarayika n'inkota yaka umuriro, kugira ngo ibarinde inzira igana ku giti cy'ubugingo, kuko bashoboraga kukiryaho nacyo bakabayiteka. Kuba Imana yararinze igiti gisanzwe byerekana ko ikibazo cyari gifitanye isano n'ibiti byo mu busitani bisanzwe, si umubiri wawo. Beyonce yanyuzwe n'ibisubizo bye, gusa umusore aramubwira ati nawe ukora ubushakashatsi, biba byiza natwe dushyizeho akacu. Beyonce ati ahubwo mbwira, nta burwayi cyangwa urupfu byari kutugeraho? Hari umurongo uvuga ngo niyo mpamvu urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. None icyaha cyakozwe nabo ni gute gituma natwe turwara, tukababara, tukabarwa nk'abanyabyaha? Arongera ati imibabaro yose itugeraho ni ukubera urwo rubuto bari batabyemerewe. Rasita ati yego, urabizi iyo umuntu abyaye umwana amuha amaraso ye, kandi akamwirerera akurikije uko ubumenyi bwe n'ubwenge bwe buri. Umwana akura yigira ku mubyeyi we, agafata imico ye, agafata amaraso ye, agasa nawe. Abana babyawe na Adamu na Eva bavukanye amaraso yabo yari yaramaze kwinjirwamo no kudatungana. Guhera ku bana babo kugera kuri twe no ku bazadukomokaho baturaze icyaha n'urupfu. Ariko kuko Imana idukunda, yaduhaye igitambo cyo kudukiza. Yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo nitumwizera tubeho iteka. Kugira ngo tuzabeho iteka nta rupfu, bidusaba kwizera igitambo twatangiwe tukagandukira Imana. Ibindi byo bizashira tubeho iteka nk'uko yabigambiriye. Batandukanye Beyonce atabishaka, gusa byabaye nk'aho hari akantu yibutse, amusezera atanamushimiye ko yamusobanuriye. Ku munsi ukurikira amusanze mu ishuri ntiyanamusuhuza. Hakurikiyeho iminsi yo kwiga cyane, ku buryo nta handi bongeye guhurira. Igihe cyo kwandika ibitabo cyarageze, buri wese arimenya. Iminsi yakomeje kwicuma, barangiza kwiga batongeye no kuvugana na rimwe. Bakirangiza kwiga, Beyonce na Gengo ye bavuye mu magurupe yabahuzaga n'abandi banyeshuri. Sepa bibonye abanza kubasubizamo, Rina ahita yandika muri iyo gurupe ati Sepe ntiwongere kutugaruramo, kuko uretse gurupe na nimero zanyu twari dutunze, abo tudafite aho tuzahurira handi twazisibye. Ishuri ryarangiye, mukomeze ubuzima bwanyu mutureke. Barongeye bavamo, abanyeshuri bamwe baratangara, gusa abandi ntibyabatangaza kuko iyo Gengo yari abakobwa bitwara uko nyine birata. Hashize iminsi myinshi ndirataha. Rimwe umuhungu wari inshuti ya Raseti biganaga yamuhamagaye kuri telefone amubwira ko yiyongoje kwandikira Beyonce. Beyonce agahita amuhamagara akamubaza amakuru. Arenza ati ubanza Beyonce twaramwibeshyagaho, burya n'umwana mwiza. Nandikiye abo bagendanaga bose ngo ndebe, bamwe barasoma ntibanansubiza. Yampamagaye tuvugana iminota nk'ibiri yose, ariwe unyihamagariye ambaza uko meze. Yanambarije amakuru yawe, arambwira ngo ngusuhuze. Byantangaje cyane, uriya mukobwa sinarinze ko aranamenya uwo ndi we. Raseti yagize amatsiko baramuhamagara. Yibwiraga ko ari bubanze kumubaza uwo ari we, akimuhamagara mwitabira hejuru ati meze uterase, harya murangiza kwiga mukibagirwa abantu. Icyaduhuzaga cyararangiye. Nawe ati simwe mwabizanye se, nimwese musohoka mu magurupe yose? Beyonce ati tubireke unyibwirira amakuru yawe, nari nkumbuye kuganira nawe ukanyigisha Bibiliya.
Baraganiriye amasaha abiri yose ashira bakivugana, amubaza ibibazo kuri Bibiliya. Lasete nawe agerageza kumusobanurira yifashishije. Beyonce yaramwibwiriye ati nzajya nguhamagara buri munsi, mfite ibibazo byinshi nifuza ko nsobanurira kuri Bibiliya. Gusa muri iyi minsi simeze neza, ndarwaye ariko nta byadanje. Lasete yaramuhumurije, gahunda irakomeza, bakajya bavugana buri uko Lasete abonye umwanya. Hashize amezi 3 bavugana, rimwe na rimwe Beyonce akamubwira ko yarwaye, ko yagiye gufata imiti kwa muganga, akarenzaho ko bidakomeye ntanamusobanurira uburwayi bwaribwo. Undi nawe yabifataga nka bwa burwayi busanzwe bw'abakobwa, dore ko abenshi bahora barwaye bagira ibibazo runaka bitunguranye cyangwa se bihoraho, bagahora barwaye indwara zisanzwe zabo. Yatangiye kumwisanzuraho, urukundo rwazaga akarwikuramo kera, kurutangira noneho biranga. Umutima we waba gutera cyane iyo babaga bavugana, kumva ari mu rukundo. Yarabimubwiye, Beyonce arishima cyane, ariko amusaba ko bazahura bakaganira akamuha igisubizo. Bari bamaze kuba inshuti bikomeye, kandi kumusaba ko bahura yibwiye ko byaba bisobanuye ikintu cyiza. Mbere y'uko bahura, uko babaga bavuganye, yamusabaga kuvugana na Trice murumuna we. We na Trice batangiye kuba inshuti ubwabo. Lasete yibwira ko impamvu buri munsi amuhuza nawe ari uko igisubizo cyari kuba yego. Ndetse we na Trice batangiye kuvugana hagati yabo, bakandikirana kenshi. Mu gihe Beyonce yamubwiye ko arwaye bitari cyane, akabaza Trice niba ari ukuri. Trice nawe ati ni indwara isanzwe, ni indwara asanzwe arwara, kandi bakomeje kumwitaho, ntuhangayike rero. Nyuma y'indi minsi Beyonce yatangiye kuremba, amusaba ko yaza kumureba hakiri kare atararwara bikomeye kurushaho. Yagombaga kujya kumureba iwabo ku munsi ababyeyi bo bari bagiye mu birori by'ubukwe, bari burare kuko hari kure cyane. Yagezeyo abona ukuntu Beyonce yari yarashizemo, yarananutse cyane. Icyakora kuko aramaze iminsi arwaye ntiyabitinzeho, umuntu urwaye arananuka. Beyonce yamuhoye amwegereye cyane, ku mutima Lasete arihugisha ati byanga bikunda ari bumubwire yego. Yanasoje Trice kandi nawe yaramwishimiye cyane bidasanzwe. Nyuma yo kumwakiriza icyo kunywa gikonje, Beyonce niwe wavuze mbere, yatangira amubwira ati Rase, uri umusore mwiza. Nuko utabizi, natangiye kugukunda kera igihe namenyaga ko ukunda gusoma ijambo ry'Imana. Imibereho yawe yahamyaga ko ibyo somo bikurikiza. Nicyo cyatumye numva nta wundi wajya nsobanurira ibyo nagiye nkubaza byose utari wowe, kandi uko wabinsobanuriraga neza byatumaga ndushaho kugukunda. Wansabye ko nkubera umukunzi, mbizi neza ko nankundaga mbere tukigana, ntubihakane. Nuko waburaga umpera nk'abandi basore bose, kuko nahoranaga na bariya bakobwa kandi biryaga kuri buri wese, nanjye nkabagenderaho. Lasete yatangiye kubyishimira. Beyonce akuramo igitambaro yari yambaye mu mutwe. Umusore arebye abona umusatsi wose yarawogoshesheje agiramo ubwoba. Niwe mukobwa wabaga ufite igisuko gihenze cyane bakigana kurusha abandi bose, ariko nta na muke yari yarasigaranye. Yamubajije uko byagenze, we na Trice babanza kuzenga amarira mu maso, ndetse Beyonce we yaraturitse ararira, aramubwira ati nenda gupfa Rase. Lasete tuvuze iki? Nawe abaganga bamaye imyaka itarenga 2 kandi ashize umwaka urenga babimbwiye. Kwiyogoshesha nkamumaraho ni kanseri yageze kure. Kugumana umusatsi hari aho bigera n'ibikunde, ubwawe ukipfura. Ikindi nari nsanzwe ndwaye mu buhumekero. Sinzi niba utibuka ko nahoranaga n'abakobwa iruhande rwanjye, babaga bampungiza buri kanya ngo mbona kuka, kuko kutabikora cyane cyane nko mu gihe habaga hari ubushyuhe byashoboraga gutuma mbura umwuka burundu nkagwa hasi ngapfa. Lasete yabuze icyo avuga, nawe azenga amarira mu maso, akomeza kwitegereza Beyonce cyane. Umukobwa wamubwiraga ibyo bintu atumvaga neza, ndetse yaramubwiye ati mbwiza ukuri ureke kungerageza. Beyonce yararahiye ati ni ukuri, nabuze ndwaye ubuhumekero kandi nkagira ikibazo cyo kugwa hasi. Mu masaha nimugoroba umwuka wambanaga muke, bigatuma nshobora kwisanga naguye hasi. Kugira ngo bitamenyekana, niciye ku bantu. Ndi muri kaminuza ngajya ngendana n'aba bakobwa kuko aribo bari bazi ikibazo mfite gusa, kugira ngo nindamuka nguye hasi banterure, kandi umwe ntiyari kumbasha. Niyo mpamvu nagendanaga na benshi. Nabasabaga kujya birinda kuvuga ibibazo byanjye, barankundiye ntibabikora. Yanamwibukije wa munsi bahana gahunda yo kwigana, aramubwira ati kiriya gihe saa 8 nari namaze kwitegura, turi kuza nasize bagenzi banjye ndi imbere ngo hasi, baza kundamira ariko byari byarangiye nahageze. Nyine ubwo nzanzamukiye nka saa 11 naje kubona ibyo rwandikiranye na mame yakoresheje telefone yanjye, ndavuga nti reka tuze tukurebe. Buriya ni wagusubizaga igihe wambwiraga ko wahageze. Aho tuhagereye bitwaye nabi mbura icyo gukora, nshaka kugusaba imbabazi mbona baraza kunyiha. Buriya rero nubwo wabonaga mba mbayoboye, akenshi nibo bamfatiraga imyanzuro bakamfatira ibyemezo, kuko bacungaga ubuzima bwanjye kundusha njye ubwanjye, nabo bakabyitwaza nyine bakajya banyobora uko bashaka. Nagarutse inyuma ngo gusaba imbabazi, ngo uhamagaye ntiwanyumva. Icyatumaga nkubaza kuri Bibiliya nuko nari naramaze kumenya ko ndwaye kanseri. Nagendaga ndushaho kwiheba, bigatuma aho ngeze hose niyambarira ekuteri,
numva indirimbo zihimbaza Imana. Abaganga batezeranyaga ko izakira mu mizo ya mbere nkiri ku ishuri, icyo gihe tukaba twarindaga gusoza kuko aribwo yagaragaye. Gusa najyaga nibaza impamvu ari gihura n'ibibazo gusa. Byatumye niyambaza Bibiliya ngo ndebe ko nabona ibyiringiro. Umuntu nkawe witabiraga gahunda zose z'itorero rero, numvise wamfasha cyane ko witwara neza. Aho ndangirije kwiga, abaganga bambwije ukuri ko ntazarenza uyu mwaka turimo. Imyaka 2 izashira vuba uhereye ubu. Aho bigeze nanjye narihebye cyane. Rero sinakwemerera urukundo, mbizi ko nta gihe nsigaje ku isi. Nanjye numva gukunda ariko njye ndi mu bagenda. Icyatumye nguhuza na murumuna wanjye ko ari ukugira ngo mwibere inshuti, wenda umubano wanyu uzakure, azanambere mu cyimbo nubyemera. Ni umwana mwiza, mwazamenyana neza kurushaho, cyane ko urukundo rwiza ari ururenga amarangamutima, rukaba gufata icyemezo no kwemera inshingano. Ahubwo iyo gukunda biba ari amarangamutima gusa, buri Imana yaradusabye gukunda abanzi bacu. Nuko ari ukwiyemeza. Imana irabizi neza ko amarangamutima yonyine adahagije ngo uvuge ko ukunda umuntu, bisaba kubyiyemeza. N'uyu nguyu rero ni mwiza kundusha, aranakwikundira. Buriya mwabyiyemeje mwakundana da. Buri gihe cyose navuganaga nawe yabaga ari kumwe nanjye, kuko nta na rimwe mba ndi jyenyine kubera ibyo bibazo nigirira, haba ku manywa haba nijoro, ahantu hose mba ndi kumwe nawe. Yambwiye ko yakwikundiye bitewe n'ukuntu tuganira, mbese nawe azandwa gukunda. Ni wowe ahubwo uri bufate umwanzuro mugakomezanya, kuko njyewe nyine ndi mu bagenda. Raseti yisanze amarira ari kumanuka ku matama, abura icyo avuga burundu. Trise we yari yihagazeho amukoraho, aramubwira ati mukuru wanjye yifuza ko namusigariraho mu gihe azaba atakiriho, nkita ku nshuti ze n'ibyo yifuzaga gukora nkabikora. Raseti yarabajije ati byagenze bite ngo mwese mwizere ko atazakira? Ese kuko nta byiringiro na bike bisigaye? Trise, kuki kuko nawe umwemerera agakomeza kwizera ko atazakira? Akibaza atyo bataramusubiza, Beyonce yabuze umwuka, yahagira cyane, abura imbaraga, agiye kugwa hasi. Raseti ahita amufata amuryamisha mu bituza bye, afata agakarito kari ku meza atangira kumuhongiza. Trise yihutiye gutabaza, ambulance yagera ako kanya, amugenda iruhande berekeza mu bitaro. Bahise babohereza ku byisumbuye kuko ngo batari kumushobora. Raseti wari ufashe mutabakurikiye ahura na ambulance iri gusohoka mu marembo y'ibyo bitaro byo muri quartier. Trise yamumenyesheje ko babohereje ku bindi bitaro, naho amusangayo. Yasanze Beyonce bamushyize ku myuka, amaserumu ari menshi. Yageze ahangayitse cyane. Trise akimubona aramubwira ati Rase, mukuru wanjye yabivuze ukuri, ndakwikundira, ngaho reba ukuntu isi uhagera. Ni ukuri rwose umutima we nta muntu utawukunda. Kugukunda rero byavuye ku kuba ari wowe umuntu umufasha gutuza mu gihe ahangayitse. Iyo muganire ku byiringiro bya nyuma y'ubu buzima turimo, agira akanyamuneza. Yicujije ibyaha bye byose, ahereye ku byo yabatekereza ko yagukoreye. Yampaye inshingano zo kugukunda, kandi nanjye sinatatira indahiro namuhaye. Ubitekerezeho, njye nditeguye. Raseti yaramubwiye ati njye ndi mu nzozi, nakiriye ukuri gukomeye, iby'urukundo byo tuzabisubiramo, reka wenda turebe niba yazanzamuka nkanamuvugisha. Yagumye ku bitaro ahararana na Trise amusobanurira neza uko uburwayi bwe bwatangiye kugera kuri urwo rwego. Umusore yanze kuhamusiga, ataha hashize iminsi 2, ari uko mama wavuye mu bukwe akaza kumusimbura. Hashize amezi 2 yose ajya ku bitaro buri munsi agiye kumureba, Beyonce atarabasha kuvuga. Iyo yasangaga ari Suhari cyangwa nyina bariganiriraga. Nabo bari bamuzi, bazi umubano yari afitanye na Beyonce kuko baganiraga kuri Bibiliya kenshi. Nyuma y'ukundi kwezi n'igice avuye ku bitaro ataragera mu rugo, Trise ari we wasigaye kuri Beyonce. Ababyeyi bo bari mu rugo, yamuhamagaye nk'aho ari ibisanzwe, abanza kumubaza aho ageze. Raseti ati hashize isaha imodoka yahagurutse, harabura iminota 45 nkagerayo. Trise ati ni byiza kugeze kure. Hanyuma rero ibya Beyonce birarangiye, arapfuye. Ni wowe mpamagaye iyo bwa mbere, ngiye kubimenyesha no mu rugo. Nawe wabwira abo mwiganye cyangwa abandi utekereza ko baba bamuzi. Raseti yagiye kuvuga, Trise ahita akupa. Aho gukomezanya n'iyo modoka, yasabye shoferi guhagarara. Yateze moto asubira ku bitaro. Bwa mbere Trise yarigize nk'ufite umutima ukomeye, ariko amaze guhamagara iwabo, mama asakuza cyane, papa wamera nk'ubajumbye icyuma mu mara, naho bari bwabitekerezaho neza ko mukuru we n'ahandi bazahurira. Nibwo yibutse kurira, agahita aryama hejuru yasakuza cyane ati oya, ni wabinkora Beyonce, ongera ukanguke, bazakuvura ikire. Abaganga bamweguye hejuru ye kuko yamwigaragaragaho cyane. Raseti yahageze asanga yarize byakomeye, agenda yihuta aramuhobera. Trise aboneraho akomeza kumuririra ku rutugu. Nubwo bwose Raseti yari umusore mukuru, yarize asohorejwe nk'umwana. Umukobwa mwiza cyane wari wemeye kumubera umukunzi, yarapfuye akiri muto bene ako kageni. We na Trise bamaze umwanya munini bahoberanye bari kurira, barikuranye. Raseti abona ubwandika muri ya gurupe yabahuzaga nk'abanyeshuri bose, abamenyesha ko byarangiye. Ariko yahise yibaza ikibazo. Yabajije Trise ati
ni ukubera iki muri ba bakobwa bose bagendanaga nawe nta n'umwe wigeze aza kumusura, yaba Momeyi, Dinayi cyangwa Aline? Nawe ati bihorere, bariya ntibongeye kumwitaho bakirangiza kwiga kuko iwacu twabahembaga ku kwezi. Rero aho amashuri arangiriye akazi kabo kari karangiye. Lasete turakomeje babahembaga buri kwezi ngo bamwiteho. Nawe ati yarasanzwe agwa hasi ataraza kwiga kaminuza. Ahageze bihurirana no kugira ikibazo mu bihaha kuko yagombaga gukomeza kwiga. Papa yatekereje uko yakwitabwaho, aje kumusura amenya ko hari abo babana mu cyumba, ababwiza ukuri ku burwayi bwe, abasabye ko bajya bamuhora iruhande buri gihe, barabyanga. Bamubwiye ko batabishobora, abemerera umushahara barabyemera. Nabo rero babikoraga nk'akazi, nta bundi bucuti bari bafitanye. Icyo mbashimira ni uko bagerageje kumubera inshuti muri icyo gihe, ntibamena ibanga, naho ibindi byo ni uko bari abarinzi be bishyurwa. Lasete yarushijeho kubabara, abura n'imbaraga zo kubibamenyesha. Ku munsi wo gushyingura haje Dinayi wenyine, abandi bo bagize impamvu. Urupfu rwe rwateye abantu benshi agahinda, n'abavugaga ko yirya cyane bamenya ko burya ari uko yirindaga abantu ngo batamenya indwara ze bakamucishamo ijisho. Uwamubonye akamucira urubanza wese niwe wari rwiciriye mu mutima we kubera kumutekerezaho ibitari byo. Abo biganye bamwe na bamwe bahise bahuza ibimenyetso, bibuka ko bahoraga bamuhungiza, bamuhora iruhande, uko ku munsi wa graduation yari yarakuyeho ibisuko agasigazaho umusatsi muke, biyumvisha neza icyajyaga mbere muri icyo gihe. Kuri uwo munsi wo gushyingura, se wa Beyonce yaratunguranye asaba Lasete kujya imbere, aramubwira ati aho watangiye kuvugana n'umukobwa wanjye bihoraho yagize ibyiringiro by'ahazaza kurushaho. Najyaga numva ibiganiro byanyu rimwe na rimwe, ngakunda ukuntu wamufashaga kumva ko ubuzima butari bwoherezo kumwizera, mugasengera hamwe kandi mugasoma ijambo ry'Imana. Muri ibi bihe bye bya nyuma nta yindi Imana ikomeye nziza yari akeneye itari ibyo wamwigishije. Nubwo bwose yakubwiraga ko arwaye uturwara tworoheje, akaguhisha iby'uburwayi bwe bukomeye, ntabukubwira uko buri, wakomezaga kumuhumuriza. Rwose uzakomeza utubere inshuti, nibwo nzabona neza uko nkwitura kuko waherekeje umukobwa wanjye neza mu minsi ye ya nyuma. Tricia yahise agenda aramuhobera, abari baje gushyingura barushaho kugira amarangamutima ayobowe n'ay'agahinda. Iminsi yakurikiyeho Tricia na Lasete bakomeje kujya bavugana bahumurizanya, amufasha kwiyakira, akanamwereka ibihamya bifatika by'uko hazabaho umuzuko, abapfuye bakongera kubaho kandi bagahabwa ubuzima buhoraho. Tricia yumvaga yariyanze kubaho ntacyo bikimubwiye, ariko Lasete amuba hafi, ibyo kumuhumuriza bigira inshingano ze kugira ubwo yatangiye kubyakira, bamuganiraho bikarangira atarize nka mbere. Noneho nyuma y'amezi 6 badasiba kuvugana, Lasete yari amaze kumukunda cyane. Yamusabye kumubera umukunzi atagendeye gusa ku bushake bwa Beyonce. Yari yaramubonyeho imico myiza cyane ko no ku munsi wa mbere kimubona ubwo yazaga mu ishuri ryabo yagaragaje ikinyabupfura. Aho bemeranyije gukundanira bya nyabyo, ibyo kubana ntibabishyize kure. Bari baziranye bihagije, bizanana bihagije kandi bashyigikiwe. Nubwo bwose nta muntu usimbura undi ngo bikunde, bitewe n'uko buri wese agira umwihariko we, Tricia yagerageje kuziba icyuho cya mukuru we, aho umugore wa Lasete nk'uko yifuzaga kubana na Beyonce, nubwo bamwe batabuze kuvuga ko ubwabo bamushumbujije mu cyimbo cya mukuru we. Kugera uyu munsi bafitanye umwana w'umukobwa akaba imfura yabo. Iyo bamurebye babona asa nka Beyonce. Ifoto ye nini cyane bayimanitse iruhande rw'iya Beyonce iri muri salo. Nubwo bwose inkovu zo gupfusha kenshi zihora zitose, bombi babasha gupfukirana ibikomere, ubuzima bugakomeza. Buri wese yita ku cyo mugenzi we akeneye, byaba ngombwa akirengagiza ibimushimisha ubwe kugira ngo mugenzi we yishime. Urugo rwabo rwubakiye ku rukundo, kukubahana no kwiragiza Imana, kandi bagira ibyishimo iyo bibutse ibyiringiro bafite byo kuzabonana na Beyonce mu gihe cy'umuzuko. Naho dusoreje iyi nkuru, niba wayikunze duhurire muri komenti. Naho utaha, bye.